ariko murasomaga bari abagabo babiri b'ibigorgira, bari abagabo b'ibigoryi babiri no muri diocese yacu barimo babayemo. Reka nze nkwereke aho byanditse. Soma hariya mpereze iyo Bibiliya tubasomera ijambo ry'Imana. Hariya mu bami ba mbere aho ngaho nanashizaga agapapuro zanira. Mu bami ba mbere igice cya 21 umurongo wa 13. Yes, nahageze. Nahantu ngo umwami Ahabu yari kwifuza uruzabibu rwa Naboti, abonye atararubona ngo ashaka abagabo babiri ngo b'ibigoryi. Ariko ni igitangaza, abagabo babiri umwe ni ntuza abagabo babiri ngo b'ibigoryi. Ntabwo ndi gutukana, dore niko byanditse. Musome ntutse nde ntawe ntutse. Reka dusome wumve ngo maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati, Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Siko byanditse se mu abami ba mbere igice cya 21 umurongo wa 13. Narega kera ibintu by'amashari kuva na kera byahozeho. Buri ibintu by'amashari ni ibintu byahozeho kuva na kera. Buri ishari abantu bagiriye Dr. Samuel Mugisha, kubera ko yari atangiye kubaka insengero nyinshi, atangiye kubaka. Ariko mwabonye iriya nzu ntuzawe umva sha fisi, iriya nzu si wayibonye yo imbere ya katedrali aho bashenye amashuri ga Gardienne nkariya. Iriya nzu iri kuri kaburimbo. Doruruzu we ruraruzu rero iyo baba bamuretse akarwuzuza. Noneho bo baragiye mwana mu mwanya wanje umva sinkubwire va mu nsinga ibyitsinga bubiretse. Baragiye babonye yujuje barangije kuyisakara, kandi hasigaye akantu gatoya sinzi wambwiye ngo bazashira amabati y'ibirahure. Noneho babonye amaze gusakara inzu baravuga bati aradukiranye, nakomeza kubaka izi nsengero none akaba agiye kubaka n'inzu y'ubucuruzi, twebwe ntacyo twakoze azaba adusebeje. Nuko ngo bashaka abagabo babiri bo kumushinja. Bibiliya niyo ndi gusoma mwe kugira ngo ndacari muri diocese. Bashaka abagabo babiri b'ibigoryi ngo bo gushinja umuntu wari watsimbaraye. Aravuga ati, njyewe amafaranga ya diocese sinayapfisha ubusa. Ntabwo ngomba gutanga amafaranga ya diocese gutyo gusa ngo nyapfisha ubusa, ngo nyagure ibitagifite agaciro, ngo nyakoreshe mu bidafite akamaro. Ubwo undi nawe ngo ararakara aravuga ati, ngomba kukwica, ngomba gushaka abantu bo kugukuraho. Imana tugirire neza. Nageze mu jambo ry'Imana nibagiwe nameze nk'uru kubwiriza. Nuko ngo bashaka abagabo babiri b'ibigoryi ngo baramushinja, baravuga bati, twumvishije ari gutuka Imana, twumvishije ari gutuka n'umukuru, nuko ni mu mujana. Nuko abagabo baraza barumbaguza, barahamiriza, bavuga ko Samu ari we munyamakosa. Barumaguza bavuga ko Naboti hajya mvuze Samu, ayi mumbabarire Imana, ndagatsibyamo ndagakuramo. Baravuga ngo bumvishije ngo Naboti ngo ari gutuka Imana. Naboti mwabagabo muko mwumvishije ari kuganira n'uriya mwami ngo Ahabu, ko bari kuganira iby'uruzabibu. Wigeze usoma ahantu wigeze atuka Imana ko yavuze ati, ibyo bintu by'urukunsaba nta byashoboka, kuko ni gakondo yacu, ni itorero ryanje nimwo navukiye, ntabwo byashoboka. Ahubwo ikintu kimwe cyashoboka nuko wareka ugakomeza ugatunga ibyo ufite, nabyo ni byinshi zibikeya. Niba ufite amazu muri Kongo, niba uyafite i Burundi, niba uyafite Bujumbura, niba uyafite Igoma, ukomeze utunga ibyo byawe byose, ariko itorero ntakorwaho. Amafaranga y'itorero ndayaryamaho, ntawe uyakoraho. Yes, niko byagenze. Hanyuma rero ndi kwibaza impamvu
bari guhitamo gufunga umuntu watsimbaraye kuri gakondo yahawe na basekuruza. Kandi Samu nawe numvishije hari umugabo wona byeretse hariya i Kampala aravuga ngo yavukiye ngo mu ntuza ngo murangirikane. Uriya mugabo yavukiye murangirikane nta Samu itorero rimuri mu maraso. Burya nubwo mwabona naboti siwe ntibamwishe, nubwo mwabona Samu agize icyaba, ariko itorero rimuri mu maraso. Kuko hari umuntu wambwiye n'umuhungu wonohereje amafoto ye ya Samu hariya i Kampala hafi ya Namugongo. Abahazi ubwo barahazi. Nuko arambwira ati atuye umugabo ko muzi. Reka da atuye ndamuzi ati ni Samuel. Ni Samuel niko yitwa. Atuye rero ise yakoraga hano muri katedrali yacu. Ngo yakoraga muri katedrali yabo iyo ngiye Kampala. Ubwo rero Kampala niba habaga katedrali simbizi. Nuko ngo yakoraga ngo muri katedrali ya Kampala. Ise wa Samu nawe burya ngo yarari umwangirikani mwa. Ukumva fisi we. Ise wa Samu ngo yarari umwangirikani mwa. Ariko weho ndaje ndaganira uri mu nsinga, izo nsinga zawe ibyuma bubiretse, amabafure buyaretse nkubarira inkuru. Nawe fisi uzi kutazamenya kubara inkuru. Ngo Samu bati ngo yarari umwangirikani yavukiye mu itorero, yarivukiyemo ari kuriramo. Uriya niyo mpamvu baba bari kumubwira bati urabona uriya muntu watwandikiye ari kuvuga ngo amazu ya bishop uriya mukuru akibishop ngo banze kuyagura. Samu aramutse yaranze kuyagura koko, ubwo kaba ari ka kantu k'ubwangirikani kamurimo ko kuvuga ati ntabwo napfisha amafaranga y'itorero ubusa kuri hoteli yahombye, ahubwo reka nubakemo inzu izazamura amafaranga vuba. Urumva ko kantu k'ubwangirikani kamurimo mbese. Kuko ise ngo yarari niba ngo yarari pasiteri kuri katedrali yaho ngaho aho hafi akiri umwana iyo hirya ngo ibugande. Niba ari naho ndi kwibuka, ariko ngira ngo ibyanze bikunze uriya mugabo ibintu by'itorero uko bansobanuriye, ko umuhungu yansobanuriye uriya musaza wa Ntunza mwana we fisi, musaza wa Aneti. Musaza wa Aneti niwe wadusobanuriye ari kutubwira ati ibintu rwose. Musaza wa Aneti ni musaza wande wa Judisi. Ni musaza wa Judisi. Musaza wa Judisi niwe wadusobanuriye aratubwira ati rwose Judisi nawe muramuzi, twakoranye ikiganiro muzamubona kuri kintu nakizwe mugende mwandikemo muzamubona. Nuko aravuga ati uyu nguyu rwose ni umwangirikani, icyangirikani yakivukiyemo. Kandi mwabonye ko ari no kuza yahise yirebera umukobwa uri gukora murangirikani, gukora mu bintu bya mazazi. Aravuga ati uyu muntu uri gukora mu bintu bya mazazi ashobora kubasobanukiye ibintu by'urugo, amaze kumenyerana n'abagore bafite ibitekerezo bizima. Ntabwo naje gushaka umugore wo hanze, ntabwo naje gushaka umugore utazanyubakira urugo neza. Aragenda yirebera umukobwa wakoraga muri mazazi, wumva ibyo abagore bari kuganira bizima, wumva ibyo abandi bagore ibitekerezo bizima. Ari nayo mpamvu uriya mugore yageze muri diocese igasa nk'igize amaraso masha mu bintu bijanye na mazazi. Ngira ngo abari kubikurikira mu kugenda mubibona, yagize amaraso masha. Diocese yabaye nk'igize amaraso masha mu bintu bijanye na mazazi. Ariko Ahabu akagira atya agashaka abagabo babiri b'ibigoryi ngo baje kurega Naboti. Niko muri Bibiliya handitse ku murongo wa 13 mu gice cya 21. Abagabo babiri ngo bamwicara imbere mu rubanza mu rukiko. Niba rwa Muhoza, niba rw'abo Samariya simbizi. Ubwo nubwo rw'abo hari Samariya ngo siyo bari batuye mwa. Muri Bibiliya sibirimo ngo mu Samariya, iyo mu Samariya iyo muri Isiraheli si barahashenye naho bahateye ibisasu. Nibi Samariya naho barateye ibisasu simbizi. Nuko ibintu bya politike rero ntawo mbimenyaga, kubera kwibera mu bintu byo kuvuga ubutumwa cyane n'ibintu byo gusenga cyane. Ibintu bya politike simbimenyaga.
cyakora ibintu byo gushaka amafaranga ibyo byo kabisa ndabimenyaga, nubwo gatari gaza neza, ariko gazaza. None kubona nanje ntangiye kwicara ku ntebe y'ibihumbi 8 nkaba ndi kuyambara inkweto z'ibihumbi, agize inkweto twatanze angahe 10, nkaba ntangiye kwambara inkweto z'ibihumbi 10, ahubwo nakomeye nabaye umugabo ndaga. Yego da, nabaye umugabo. N'iri koti ryanje je naguze ibihumbi 5200, ngo 200 nago kumfunyikira da, naga envelope nibi byuma byanje ndi kugambiraho, ukumva ntakaze. Namaze gutera imbere. Nateye imbere. Ejo bundi muzaza kubona mubone nazamuye uruzu rwiza naruhagaritse. Bavuga bati kiro nakizwe noneho ko yateye imbere. Gize amahirwe simbone abagabo b'ibigoryi babiri bo kunshinja ibinyoma ngo bantera amabuye banyice. Ampaye uruzu narwubaka. Numvaga nifitiye confidence njewe, numvaga nifitiye imbaraga muri njewe. Nibi ngibi narenze ko nakwambara inkweto y'ibihumbi 10, none singinda yambaye. Narenze ko nakwambara ipantaro y'ibihumbi 8, singinda yambaye. Ubwo rero nibindi bigiye kuza. Imana se haruko idakora. Nibindi bigiye kuza, ngo abagaho n'inkweto za 15 nazo nzazambara, ngo abagaho n'ipantaro z'ibihumbi 12, iyo nayo nzayigura Imana nibishaka, ngo habagaho n'ibindi byinshi. Hari n'igihe waje kubona ukabona iwanje niho habaye heza, ukabona haraboneye, ukabona iwanje hari yagafuka k'umuceri, ukabona kaguyeyo karicaye, gafuka k'umuceri rwose nkaba ndakabonye. Imana rero ifite uko yapanze ibintu mu bukire bwacu. Imana igenda idutiza cyangwa se mu bukene bwacu, ariko biragatsindwa guhura n'abagabo babiri b'ibigoryi bakagushinja ibinyoma. Niko Bibiliya yavuze, niko Bibiliya yanditse. Hanyuma rero sindi gutukana, niba ushaka kwandika comment biyandike. Murakoze rero, ubwo naho ubutaha tuzakomeza kubana kuri Kira Unakizwe. Ariko mukomeze musengere uriya mugabo bamukure vuba none si waraguma muri gereza nk'abantu mwe ko muzi imishinga yari afite yo kubaka amaparuwase gose, bagashiraho amabati g'umutuku, abadafite ag'umutuku bagashiraho ag'ubururu, bagasakaza ibyuma. Ko muzi ko ariyo gahunda yari afite, si yabivugiye Gasebeya. Nzaberereke video y'Gasebeya ndayifite, uretse kuwa 4 nzayishiraho, umuzo nzashiraho nayo nzayishiraho. Ari kuvuga ati dushaka ko insengero zacu zose ziba ari insengero ziba ari smart. Yabivugiye Gasebeya bari gushiraho ibuye, bari gushiraho ibuye ndabyibutse. Noneho ukuntu nabonye iyo video, abamazazi bose bakoma amashi bakinga amaboko bavuza impundu. Ibyo nabyiboneye. Noneho rero ndaza kubishiraho nabyo mu byuma. Yari afite gahunda yo gushira insengero zose insengero zose iyo ziva zikagera, akazishira ku myako, ugasanga ari urusengero bukeye. Ndabatutse se? Oya, ntawe natutse. Hari abarabyumva nabi bagire ngo ndi kugamba ngo bari abagabo. Oya, ntabwo aribo navuze, ahubwo ni ikigereranyo natanze. Ndavuga nti no muri Bibiliya birimo, kuko bariya bo ntabwo bariya ni naba ntuza Rukizangabo. Ejo ni wavuze ngo n'abakomisiyoneri. N'abakomisiyoneri bo bashoje umurimo w'ubukomisiyoneri, babaha amafaranga baririra. Ubwo hasigaye rero twebwe reka tugerageze dukore ibishoboka byose, turebe ko Imana yatwubakira. Mukomeze mugire ibihe byiza.